nubwo waba umuririmbyi ukomeye wa wundi bavuga ngo mashuhuri ariko utarakira Yesu nta gakiza nta juru uzabona. Umuririmbyi ntibukagutwara ubwenge utaramenya Yesu. Ibyo ukora byose ubikorere muri Yesu. Kwereka ibintu bikomeye cyane, imirimo ikomeye, signe, prodigue, miracle na don spirituel. Imana irabikoresha nubwo wavutse uri umunyamahanga. Ezekiel 16 nubwo wavukiye mu nzu y'abatazi Imana ariko Imana igufiteho umugambi. Minsi iraje abatakiriye agakiza bazabona gatiti bamukuru w'ishano, bazahura n'ingorane zikomeye. Imana igufite iraguhamagara, Imana iragushaka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza abakunzi baca no ya gusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe. Twongeye kubazanira umwigisha ugiye kutuganiriza, araza kutwibwira, ariko nk'ibisanzwe mbere yo kugira ngo tugire umuntu twakira arabanza akatwibwira akanadusengera, ubundi tugatangirana icyigisho cy'umunsi. Twongeye kubakira pastor. Murakoze cyane. Ni karibu uradusengera ubundi unatwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Pastor Rugazura Emmanuel. Tuyi Muhanga. Korera mu itorero rya Deperi. Reka rero dusangira ijambo ry'Imana tubanje gusenga. Karibu. Imana data ise umwami wacu Yesu, turagushimiye kuri mwiza. Duhaye umwanya wo kongera kuganira n'abaja n'abagaragu bawe. Duhana n'umugisha hamwe Mana mu ijambo ryawe, uvuge twumve kandi uganire n'imitima yacu, kingura amatwi y'imitima n'ay'imibiri, tubashe kumva no kumenya ijuru dushakaho muri ibi bihe. Tubisenze twizeye ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome hamwe rero ijambo ry'Imana yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere uriya murongo wa 21. Matayo igice cya mbere umurongo wa 21. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari buzakiza abantu be ibyaha byabo. Niri jambo nashatse ko tuganira rivuga ko Yesu ari we gakiza. Yesu niwe gakiza. Ndashaka ko abakristo abavandimwe abanyumva kuri iyi channel ya gusenga everyday dusobanukirwa n'agakiza, kandi ako gakiza ni Yesu. Hariya dusomye havuze ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza ku wa 12 haravuga ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Umurongo wa 11 ukavuga ngo barondoraga igihe cyarico n'ibimenyetso byacu byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo ari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Umurongo wa 2 Petero aravuga ngo kandi bayishurirwa yuko batabyiyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Aya magambo nagize ngo tuyasome neza tuyaganire. Hariya Petero umusaza intumwa ya Yesu yavuze hariya ngo kurondora, nukuvuga ngo bakoze ubushakashatsi, bakoze research, bakoze research, bakoze investigation z'uburyo bwinshi. Bibiliya itwereka ko Imana yakunze abantu cyane bituma yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kugira ngo ibyo bishoboke, Yesu yagombaga kwambara umubiri, yagombaga kwambara umubiri w'abantu, kuko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe yahuje ibyo nabo, kugira ngo ijambo rya mbere urupfu rwe aruhinduza ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Ijambo rya kabiri abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. N'Abaheburayo 2 umurongo wa 14. Rero Paulo aravuga ngo sugushidikanya bwira ubwo bumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Urwandiko rwa Paulo yandikiye Timotheo igice cya 3 mu murongo wa 16 muri rwandiko rwa mbere. Ububwiru bw'Imana
nibwo nshaka ko tuganira ukuntu Yesu yabaye agakiza n'ubwiru n'ibanga rikomeye mu gihe cya Paulo abiyitaga abateoloje cyangwa se bize ijambo ry'Imana bakoreshaga iri jambo ry'ikigiriki mistereo bivuga ngo bashaka kuvuga ubwiru bwagombaga guhishurwa ababutojwe ababyigishijwe ababimenyerejwe bonyine kuko dusoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 2:7 n'uwa 10 ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana aribwo bwenge bw'ubwiru bwari ibanga ariko ubu bwaramenyekanye kuko Imana yabihishuriye abantu bayo yabidishurishije umwuka wayo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayobera y'Imana ariko kubatizera biracari ubwiru ariko ku bantu bizera Imana nta bwiru byarahishuwe ibyari bihishwe byaragaragaye dore ibintu bitanu bigize ubwiru bw'Imana ijambo rya mbere ubwiru bw'Imana bugizwe n'ibintu bitanu icya mbere kwigira umuntu kwa Yesu nk'uko Paulo amaze kubitubwira ngo si ugushidikanya ijambo rya mbere rigize ubwiru bw'Imana uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa araganduka aca bugufi ajana kamero k'umugaragu w'imbata agira inshusho y'umuntu yikisha bugufi araganduka ntiyanga gupfa urupfu rwo kumusaraba magambo Paulo yabwiye abafilipi 2 uriya murongo wa 6 rero ijambo rya kabiri rigize ubwiru bw'Imana n'urupfu rwa Yesu Kristo urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 2:1 n'uwa 2 Paulo yaravuze ngo ubwo nagambiriraga kuza iwanyu nta kindi nagambiriye kubabwira uretse Yesu wabambwe nahangaha niho hari ibanga nimumenye iryo banga bavandimwe ubwiru bw'Imana bugizwe nuko Yesu yabaye umuntu ubwa kabiri bugizwe n'urupfu rwa Yesu Kristo icya gatatu ni intego yo gukoranyiriza byose muri Kristo Yesu Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10 biratubwira ngo by'umwihariko kugira ngo abayuda bahurize hamwe n'abanyamahanga mu itorero ryo mu isezerano rishya babitorero ari we mugeni bwo n'ubwiru bukomeye cyane abayuda abanyamahanga bazizera Yesu bahurire mu kintu kimwe babitorero ubwo n'ubwiru kumva ko umuyuda n'umunyamahanga bashoboye guhura bakaremwa mu muntu umwe ari we torero icyakane ubwiru bw'Imana bugizwe n'impinduka zizaba mu kuzuka Abikorinto ba mbere 15 uriya murongo wa 51 Paulo aravuga ngo reka mbamenera ibanga dore ntituzasinzira twese Yesu azaza uriya munsi uzerekana abantu bizeye ubwo n'ubwiru abantu bazaba barasinziririye mu butaka baraboze ni baribagiranye n'amagufwa yabo yarashangaguritse yewe ndetse reka tuvuge ngo n'abatwiswe n'abatwawe n'inzuzi abo bose ibanga riri mu kuzuka abantu bizeye Yesu gakiza k'abantu bose bazazuka icya gatanu ubwiru bw'Imana bugizwe n'umugambi w'Imana wo kuzana abayuda n'abanyamahanga nyuma y'igihe kirekire cyo kutumvira mu bwami bwayo kubw'imbabazi zayo kugira ngo hatagira uwirata ibyo bikwiriye gutera abantu bose guca bugufi bikabadutera kubaha aho kugira ubwibone wewe wakijijwe kera wewe wakijijwe vuba wewe ugomba gukizwa none injira mu mugambi w'Imana Imana irashaka ko abantu bose bakizwa Paulo yabwiye Timoteyo arambwira ngo kuko ubuntu bw'Imana burashaka abantu bose nawe wa none utarakizwa Imana irashaka kukizwa Imana ndishaka kurimbuka kizwa none Imana yagambiriye icyiza Abaheburayo hariya kuri 11 uriya murongo wa 40 azavuga ngo Imana yagambiriye kirushaho kuba cyiza abo badatunganywa tutari kumwe urabizi ko batangiye gukora mu gitondo n'abasa sita n'abani mugoroba Imana yagambiriye kuzaduhembera hamwe ngwino we utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wumva ubutumwa kizwa akira Yesu niwe gakiza nawe winjire mu bakijijwe uvandimwe biranezeza kuganira nawe Imana itegura umugambi wayo wagakiza ku bantu bose yateguye Yesu niwe nzira yiduhesha gakiza nico cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntibabyishimiye ahubwo wanyiteguriye umubiri
rero ko ndavuga ngo dore ndaje Mana zamwe no gukora ibyo ushaka. Uwo ni umugambi w'Imana yawushize muri Yesu imutegurira umubiri. Uwo nubwo mwibuke rya jambo rivuga ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana cyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe uyu mwanya Imana yahamagaye Abrahamu itangiro 12 imutuza hagati y'isi ngo azaba umuvuga mutumwa muri Afrika mu Buraya na Aziya. Aza kubyara umwana witwa Isaka byara Yakobo abyara abahungu 12. Reka tuvuge umwe gusa abyara Yuda umwana wa kane kwa Leya. Kuko imfura yabo ni Reubeni, kurikira ni Lewi, kurikira ni Simeoni, haza gukurikiraho Yuda umwana wa kane. Yuda araza kubyara Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi araza kubyara Hesron abyare Ramu abyare Aminadabu. Aminadabu abyare na Hasoni. Y'Abisirayeli bavuye muri Egiputa, na Hasoni yari afite imyaka 80, niwe wari umutware mukuru w'Abayuda. Ariko uyu na Hasoni azaza kubyara umwana witwa Salomoni niwe wabaye umwe mu batasi baje gutata cyane cyane Yeriko, ni nawe mugabo warahawe. Uyu Salomoni araza kubyara Boazi waje kuba umugabo wa Rusi yaze kubyara umuhungu witwa Obedi. Umugambi w'Imana ukunda uzenguruka cyane ukagera no mu banyamahanga. Abyare Obedi Rusi abyaranye na Boazi. Obedi araza kubyara Yese ariwe Yesaya azabyara umwami Dawidi. Ariko agakiza kari kataraza. Izari integuza n'umugambi w'Imana uranyura kure kugira ngo uhamagara abanyamahanga. Uyu munsi Yesu araguhamagara muvandimwe. Umugambi w'Imana urakugeraho. Umugambi w'Imana uri kuri wewe nubwo wavutse uri umunyamahanga. Ezekiel 16 nubwo wavukiye mu nzu y'abatazi Imana, ariko Imana igufiteho umugambi. Imana igufite iraguhamagara. Imana iragushaka. Reba nawe guhera kuri Dawudi araza kubyara Salomon ariwe Salomo. Araza kubyara Salomo kuri Betsheba. Reba nawe kuri Betsheba Salomo aze kubyara Yeroboamu abyare Abiya abyare Asa abyare Yoshafati muririnzi mwiza cyane. Ariko agakiza ndikaraza. Na Dawudi ubwe ntiyakazanye, na Salomo ndiyakazanye. Nubwo baje batubwira amagambo meza, bategereza guzazana agakiza. Bariya bagendaga bose batanga inzira iva kure y'agakiza, ariko yazanwe n'umuntu witwa Yesu. Uyu munsi umwemereye ukamwakira mu bugingo bwawe byagufasha, byaguhesha ubuzima. Yehoshafati yararirimbye urugamba rwiwe yajyagaho rukomeye rwana n'Abamoni n'Abamoab. Yakoreshaga Korani zikaririmba abantu bakahinduka, ibitangaza bikaba, abanzi bagasubiranamo bakicana. Ariko siyo wazanye agakiza. Uyu Yehoshafati yaje kubyara umuhungu. Ukomeje gusoma urasangamwo Ahabu. Ukomeze ugasoma ugasanga ba Uziya, ba Hezekiya, umunyamasengesho mwiza cyane muzi. Hezekiya ntabwo yari umunyamasengesho wasengaga, ariko siyo wazanye agakiza. Haraza kubyara umwana witwa Amoni abyare Yosiya umunyamasengesho mwiza, ariko si uzana agakiza. Bibiliya izitwereka ko Yosiya uriya yabaye umunyamasengesho mwiza cyane kandi akora imirimo myiza, asana ibicyaniro byari byarasengwe, ariko siyo wazanye agakiza. Agakiza kagombaga gutegereza Yesu, kuko niwe Imana yashimye kugira ngo ari uzazana agakiza. Yosiya yabyaye Yekoniya aza kwisanga hehe? I Babuloni. Baje i Babuloni agakiza kataraboneka. Bavuye muri Egiputa barongera bisanga i Babuloni. Imyaka 70 Yekoniya hageze aho ngaho Babuloni. Yabyaye Shaltiel niwe wabyaye Zerubabel. Wawundi dusoma muri Zekariya, sikwagoma amaboko sikubw'imbaraga nikugumwuka wanje. Yatashe muri za 536 mbere ya Yesu. Zerubabel aza kubaka urusengero. Yaje ari guverineri, yakoranye n'abahanuzi bakomeye barimo ba Zekariya na Bahagayi. Ariko siyo bazanye agakiza. Agakiza kari hafi, kari kabasatiriye. Zerubabel abyara Bihuda abyara Eliyakimu abyara Azori aza kubyara Sadoki abyara Akimu yabyaye Elihuda abyara Eliyazari abyara Matani yabyaye Yakobo abyara Yosefu waje kuba umugabo wa Mariya. Amusabye Yosefu asabye Mariya, nibwo
agakiza kari kari ku marembo, kari kwegereje, kari ko gapiga hodi ku muryango. Uyu mwanya Yesu arakomanga ku mutima wawe. Nicyo gituma Ibyahishuwe 3 hariya baravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, muntu niyumva ijwi ryanje agakingura ninjira. Abayuda bamwe barakinguye, Yesu arinjira, abandi banga kumwakira. Nicyo gituma Yohana yavuze ngo yaje mube, ntibamumenya ntibamwakira, nyamara bamwakiriye bose. Yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Reba nawe ingira y'agakiza niho dusoma hariya mu ijambo ry'Imana. Mariya aza kubyara Yesu. Nicyo cyatumye Paulo abwira Bigalatiya 4:4 ngo maze igihe gikwiriye gisohoye. Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kairosi y'Imana ni igihe cy'Imana kitarenga kitabuze. Uyu munsi Imana iragushaka muvandimwe. Igihe ni iki? Ntukagire ngo kiracyategerejwe, igihe cyarageze, ahubwo wewe waratinze. Wakati ni huu, time is none. Igihe ni iki cyo kwakira agakiza. Reka gupfusha ubusa. Hari ibintu bitanu bikorwa ku gihe abantu benshi baza basuzugura igihe, abandi bakagipfusha ubusa, abandi bakakiryamisha, abandi bakacyanga, abandi bakacibwa. Ariko igihe cyawe niki? Igihe gikwiriye cy'Imana ni kiwumva ijambo ryayo. Paulo yaravuze ngo mu gihe cyo gukirizwamwo niki. Uyu munsi ijambo ry'Imana rikugezeho niryo kukubwira ngo Yesu niwe gakiza. Minsi 8 ishize Mariya na Yosefu bajyanye umwana wabo mu rusengero kumuhesha umugisha, basanga nk'umusaza Simeon ashima Imana ko amaso ye abonye agakiza, ako yiteguye mu maso y'abantu bose n'ihumure ry'Abisirayeli. Asaba Imana kumusezerera akaruhuka. Uzabisome mu butumwa bwiza bwa Luka 2 hari umurongo wa 29 kugeza 32. Yaravuze ngo Mana ndagushimiye kwa amaso yaje abonye agakiza k'Isirayeli. Urumva? Donc Yesu ntumurebe nk'umwana waje gusa kwa Yosefu, murebe nk'agakiza kari karahanuwe, kandi Petero yatubwiye ngo babiroraga bikiri kure, bakabitegereza kandi bakabyishimira cyane. Hana umupfakazi wari umaze imyaka 80 ninapfakaye, wamaranye imyaka 7 n'umugabo we, wahoraga mu rusengero asenga ahimbaza Imana, yiyirizaga ubusa, arahaguruka avuga byinshi kuri Yesu. Uyu munsi ufite amagambo wavuga kuri Yesu, uyu munsi ufite byinshi watanga. Yewe umwanya nuko ari mutoya twakubwira byinshi. Yesu niwe gakiza, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wera kuri Adamu wa mbere, Imana yateguye Adamu wa kabiri wazanye ubugingo, we niwe gakiza, kuko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bazahindurwa bazima na Kristo, kuko dusoma urwandiko rwa mbere rwa Bikorinto 15:22. Hari imiburo 5 umwanditsi yatanga kugira ngo abantu badatakaza agakiza. Jambo rya mbere, nicyo gituma dukwiriye kugira umwete wo kwita kubyo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka y'ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanije hamwe nabo guhamya, yamirisha ibimenyetso nibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Imana iri mu kugira ngo ikwemeza agakiza. Hari imirimo yayo myinshi wagiye ubona, hari ibitangaza Imana ikoresha, yindi mpamvu nukugira ngo ikwereka agakiza. Mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo tuzarokoka dute niwirengagiza agakiza gakomeye gatya wahawe muvandimwe. Inshuro nyinshi urabwirwa, inshuro nyinshi wumvise inkuru z'agakiza, ariko kubyumva reka da, urabisuzugura, reka kubikira inyeri yewe kandi ari urukonda. Bibiliya iratwereka ngo nuko rero kuko umwana avuga ati nkuko umwuka avuga ati uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntunangire umutima wawe. Uyu munsi niwumva ijwi rya Yesu ku mutima wawe ntunangire umutima. Abaheburayo 3:7 kugeza kugo hariya kuri 4 gice cya 13. Umuburo wa 3 n'uyu
uwo ni umuburo wa kabiri twari tuvuze. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntunangire umutima wawe. Muburo wa gatatu, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bagasogongera ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura basha ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Abaheburayo 6:4 kugeza ku 6. Ntibishoboka kongera kuguhindura kuko waranze, urabwirwa ariko ukanina ukanga. Kanguka mwene da, wumva tusangira aya magambo, kanguka wumva ijambo ry'Imana. Muburo wa 4 wanditse mu Heburayo nanone kuri 10:26 kugeza 31. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwa iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Muvandimwe, reka ibyaha, va mu byaha, rekeraho. Igihe cyawe iyo wabikoze kirahagije, rekeraho. Imana ni nyembabazi, irakwakira, yongera iguheka, igusimbize, igusige, ikunogereze, nawe ubashe kuba umwana w'Imana. Muburo wa 5 uravuga ngo mwirinde mutanga kumva iyo ivuga, ubwo babandi batakize kuko banze kumva. Yababuriye iri mu isi, ntanswe twebwe nidutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Abaheburayo 12:25 kugeza kuri 29. Uramenye utanga kumva ivuga. Yaburiye abantu iri mu isi banga kumva, none ubu ngubu yarazamutse ari mu ijuru, ari kukuburira, arakugira inama, aragukangura, akira agakiza. Dore ukuboko kw'Imana kuzanira abantu bose agakiza, ntikwaheze, ntikunanirwa, ntikwaheze ngo kureke ukuzanira agakiza. Yesaya 59:1. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Tito 2:11. Hari imirimo 5 ikorwa n'ukuboko kw'Imana kwazaniye abantu bose agakiza. Hari imirimo rero 5 ngiye kukubwira ikorwa n'ukuboko kw'Imana kwakoze kandi abantu batashobora gukora. Ijambo rya mbere, ukuboko kw'Imana kwaremye ijuru n'isi. Itangirira igice cya mbere umurongo wa 1 haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yobu 38 uzayisome. Yashizeho imfatiro z'isi, yugariye amarembo y'inyanja, nitegeka ko bucya. Imana yacu nizituma bucya. Imana niyo yatumye bucya, nizituma bugoroba bugacya. Uzasoma Itangira igice cya mbere ngo buragoroba buracya, burongera buragoroba buracya. Burya twabonye Imana izihindura ibihe, Imana izituma bucya, Imana ituma uryama ugakanguka. Iyo ni Imana yaremye ijuru n'isi kuboko kwayo. Yesaya 40:12 haravuga ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja kurusha, akageresha ijuru intambwe z'indoke zayo. Imana yateye intambwe z'indoke, irema isi, irema Afrika, irema Australia, yewe irema Amerika, irema Buraya, irema isi yose, irema Aziya. N'indoke ni Imana yateye intoke, intambwe z'indoke zayo. Haleluya. Ndagira ngo ngukangure muvandimwe, umenye ukuboko kw'Imana kureremereye. Uyu munsi ukuboko kw'Imana kurashoboye. Ijambo rya kabiri, ukuboko kw'Imana kwacunguye Isirayeli bavana muri Egiputa bajya muri Kanani. Bamara imyaka 40 barya manu, banywa amazi yo muri cya gitare cyabakurikiraga, kandi ico gitare cyari Kristo. Kuva 13:3 Bibiliya ivuga ngo Uwiteka yabakujeyo amaboko yayo, yabakujeyo ukuboko gukomeye. Ibyakozwe n'intumwa 7:35. Imana yacunguye Isirayeli baheka ku mugongo wayo. Uri ureba gutegeka kwa 2 haravuga ngo yarabahetse, irabaheka. Nka kwa kundi gisiga giheka abana bayo. Ni ku Imana yari umushorera w'ubwo bwoko. Imana guheka abantu basaga 2 miliyoni, n'inka zabo n'intama zabo n'abagore n'abana. Erega Imana iracaguhetse, mugongo w'Imana nturashira, mugongo w'Imana nturahetama, iracaguhetse. Iziguheka ikaguhekana n'umuryango wawe. Ya muvandimwe, hari Imana ifite ukuboko kurambuye iguhetse ku mugongo wayo. Ukuboko kwa 3 kw'Imana kwazuye Yesu mu bapfuye. Ibyakozwe n'intumwa 2:24 haravuga ngo ariko Imana yaramuzuye ibohoye umwe baruterwa n'urupfu. Burya abantu benshi baza batekereza ngo Yesu ntiyapfuye. Yarapfuye. Bibiliya iravuga ngo yarapfuye, arahambwa, bashiraho ibintu 3 bizatuma atazuka. Bibiliya iravuga neza ngo bashizeho abasirikare barinda yamva, bashiraho ibuye rinini, bashiraho n'ubushishi, n'abadayimoni bari bakikijeho.
ariko imbaraga y'Imana, ukuboko kw'Imana kuramanuka guhirika ryabuye, abasirikare barasinzira, ubushishi buvaho, arazuka umwana w'Imana, ni muzima kandi ahora ari muzima iteka ryose kugira ngo agugirire neza. Ukuboko kw'Imana gushobora kukuzura, gushobora kugukuraho hantu uri, urapfuye uzize ibicumuro n'ibyaha byawe, ariko hari ukuboko kw'Imana kwagusayura, kwagukura muri iyo gereza y'ibyaha, kwagukura muri ibyo bicumuro uryamyemo wavandarayemo, ariko hari ukuboko kw'Imana gushaka kukuzura. Ukuboko kwazuye Yesu kurahari, kurashaka kukuzura nawe. Ukuboko kwa kane kw'Imana yo ni ukuboko kujyana ubutumwa bwiza. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza 26 haravuga ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Muzirikane rero ihamagarwa ryanyu, kuko abayuda aribo bari imfura, abaroma barabakomeye, ndetse abanyabwenge barabagiriki. Ariko Paulo aravuga ngo muri abo bose abahamagawe si benshi. Muvandimwe, mubakomeye aribo baroma tibahamagawe benshi, mu banyabwenge aribo bagiriki si benshi bahamagawe, mu mfura le noble abaheburayo bahamagawe si benshi. Ariko zirikana guhamagarwa kwawe muvandimwe, kuko n'ukuboko kw'Imana kwazanye ubutumwa bwiza bugera ku mutima wawe. Ukuboko kwa gatanu kw'Imana yo ni ukuboko kw'Imana kuzazamura itorero, abapfuye bakazuka, abariho bagahindurwa, bose bakazamuka bagasanganira umwami. Umwanditsi Paulo abwira Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 17 aravuga ngo impanda y'Imana akamu kamarayika ukomeye. Bavandimwe inshuti zanjye, ukuboko kw'Imana kuzazamura itorero. Nimube maso iyo dusoma mu gitabo cy'Abami cya 2 igice cya 2 umurongo wa 11 uzusanga amakuru y'ukuntu Imana yazamuye Eliya mu muyaga wa serwakira. Ukuboko kw'Imana kwazamuye Eliya, ukuboko kw'Imana kwazamuye Enoch, ukuboko kw'Imana kwazamuye Yesu akaja mu ijuru abigishwa bamureba. Kuzazamura itorero umunsi umwe. Dutegereje uriya munsi. Mbese uri maso urategereje? Muvandimwe, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana igufashe kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Agakiza ni Yesu, Yesu niwe gakiza kacu. Hari amagambo aryoshye cyane nkunda ukunda kukwereka Yesu ko ari we gakiza, ubundi niwe muhesha w'agakiza. Umwanditsi w'Abaheburayo 5 umurongo w'9 haravuga ngo kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha, auteur w'agakiza kadashira. 5 umurongo wa 9 kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremwe ikabeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Uvira ijambo neza umwanditsi avuga Yesu niwe mugaba, niwe mutangizi, niwe mutanga agakiza. Umugaba mu Kigiriki aravuga ngo nuwatangije cyangwa uwahanze, aha bivuga uwanesheje, ariwe waje gutabara abari barabaswe n'ufite ubutware bw'urupfu, ariwe Satani. Aravuga umwanditsi w'Abaheburayo ngo dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi ni ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, yita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Yesu niwe mwishingizi nyakuri n'urugero ruhebuje byose mu kwizera. Wizeye Yesu aba yakiriye agakiza. Hari umunsi yabwiye umugabo witwa Zakayo muri Luka 19 aramubwira ngo ururuka vuba kuko uyu munsi ngwiriye kurara iwawe. Umurongo wa 9 aramubwira ngo uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu. Kwakira Yesu no kwakira agakiza. Kuraza Yesu mu rugo rwawe no kuraza agakiza mu rugo rwawe. Aravuga ati dore ahagaze ku rugo arakomanga, umuntu niyumva ijwi ry'agakingura araza yinjire basangire. Ibyahishwe 3 uriya murongo wa 20. Kundi umuhanuzi Yesaya cyane n'umuhanuzi w'agakiza yavuze ibintu bikomeye cyane zerekeye ku gakiza bigera ku 10. Reka ari byo nkubwira amaze tuze gufata conclusion y'iri jambo ry'agakiza. Yesaya umuhanuzi wahanuye ibintu 10 ku gakiza. 12 umurongo wa 3 za Yesaya yaravuze ngo agakiza gafite isoko, kuko muzavoma n'ibyishimo ku mariba y'agakiza
yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, n'udafite ifeza nawe naze. 55 za Yesaya umurongo wa mbere. Ijambo rya kabiri aravuga ngo agakiza gafite ibyishimo, agakiza gatera ibyishimo. 25 umurongo wa 9 Yesaya aravuga ngo nuko uwo munsi bazavuga ngo iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza, uyu ni Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimire agakiza ke. Murongo wa 35 kavuga ngo ku gice cya 35 ngo abacunguwe n'Uwiteka bazagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba biri ku mitwe yabo. Ijambo rya gatatu agakiza ni igihome. 26 umurongo wa mbere aravuga ngo uwo munsi y'indirimbo izaririmbwa mu gihugu ca Yuda ngo dufite umurwa ukomeye, Imana izashira agakiza kabi nkike n'ibihome. Ijambo rya kane ni agakiza gahoraho. 45 umurongo wa 17 ariko Isirayeli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho, ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Ijambo rya gatanu agakiza kagira umunsi wako. 49 umurongo wa 8 Uwiteka aravuga ati igihe cyo kwemererwamwo ndagushubije, no ku munsi wo gukirizwamwo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utange w'isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare. Nicyo gituma Abaheburayo 3 umurongo wa 7 bavuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangira umutima wawe. Ijambo rya gatandatu hari ibirenge bizana inkuru y'agakiza. 52 za Yesaya umurongo wa 7 erega ibirenge zuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru y'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Cya karindwi hari ukuboko kwa gakiza. 59 umurongo wa 16 nicyo cyatumye ukuboko kwe ariko kwamuzaniye agakiza, kandi gukiranuka kwe ukamutera gushikama. Ukuboko kwe ntikwaheze, n'uyu munsi kukugezeho, kumva gusa n'ukuboko kw'Imana kukugezeho. 8 hari agakiza gafite ingofero ikingira umutwe wawe. 59 umurongo wa 17 yambara gukiranuka nk'icuma gikingira igituza, yambara agakiza kaba ingofero, yambara n'imyenda yo guhora, ayigira imyambaro, yambika umwitero, yambikwa umwete nk'umwitero. Abaefeso 6:17 nimwakira agakiza kaba ingofero zanyu. Cya 9 kivuga ku gakiza na agakiza n'imyambaro. 61 umurongo wa 10 kuri Yesaya nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanje uzajya unezererwa Imana yanje, kuko yanyambitse umwambaro w'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka. Kuko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo, nibye niko Yesu nawe yakurimbishije aguha agakiza. Umva nawe muvandimwe mwambare. Abaroma 13 umurongo wa 14 aravuga ngo ahubwo mwambare Kristo, niwe mugakiza, niwe mwambaro ushobora kwambara ukaberwa. Ayi muvandimwe, ambara Yesu akubera, ambara Yesu kundi uberwe, uce mu bantu bishime kuko wambaye Yesu. Ijambo rya 10 agakiza n'umuco umurika. 62 umurongo wa mbere kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza, kuko ngiriye Yerusalemu sinzaruhuka, kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika, nk'uko gutangaza ku museke n'agakiza kaho nitabaza ryaka. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco. Yesu yaravuze hariya muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 4 uwo muco uvira mu mwijima ntiwawumenya, uyu munsi muco w'agakiza urakumurikira. Muvandimwe nshuti yanje dusangiye aya magambo y'agakiza, reka ngubwire agakiza ni Yesu. Reka ngubwire muvandimwe agakiza ni Yesu. Yesu niwe gakiza. Hari amagambo ngiye gusorezaho avuga uburyo bwo gutakaza agakiza. Abantu benshi baricara kavuga ngo ese agakiza naragahawe, ese katakara, ese agakiza kaboneka gute? Ni uburyo bubiri tuza kwibaza ku bibazo bibiri. Hari abavuga ngo tubona agakiza, cyangwa se agakiza katakazwa no gukora icyaha. Nibisubizo bibiri tugiye gusorezaho kuganira kuri aya magambo tumaze kuvuga. Inararibonye zemeza ko agakiza kanyagwa mu gihe umuntu aguye, asubiye inyuma, agomeye Imana,
y'Isirayeli. Isirayeli yagereranywaga n'inyamaswa yagomeye shebuja Yeshuruni. Isirayeli yasubiye inyuma yanga amategeko y'Imana, isubira inyuma. Nuwakurikiraga neza inzira y'Imana nyuma gakonja agasubira inyuma. Matayo 24:12 haravuga ngo kuko iminsi izaba mibi iminsi ya nyuma, urukundo rwa benshi ruzakonja. Yigeze kubaha n'ijambo ryayo, ariko isi n'ibihendo byayo bimubuza gukura. Niba abantu bakira ijambo ry'Imana ntibakure mu gakiza, umuntu nk'uwo nuwarebye inyuma kandi afashe isuka. Luka 9:62 ni nka Mukaroti wasubiye inyuma. Luka 17:32 nuwabaye mu butayu bwo mu mutima abingumba mu by'umwuka. 15:6 za Yohana haravuga ngo ishami ryose ritera imbuto azarikuraho. Umuntu wubitse kwizera amera nk'ikuga imenetse mu byo kwizera. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere 19 yari afite izina ry'ubukristo, none asigaye agira isoni zo guhamya umwami we. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere 8, igice cya kabiri 12. Uwo muntu watakaje agakiza yari yarejejwe, none yasubiye mu byaha, amera nka yangurube cyangwa imbwa yasubiye kubirutsi. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero 2:22, Luka 11:21-26, Abafilipi 2:12. Pawulo aravuga ngo musoza agakiza kanyu mutinya, muhinda umushitsi. Umuntu atakaza agakiza akoze icyaha cyo gutuka umwuka wera. Mu gusoza hari abantu babiri ngira ngo mbabwire b'abateoloje baganiriye cyane ku by'agakiza. Witwa Calvin wigishijwe na Saint Augustin avuga ko uwakiriye agakiza atagatakaza, nubwo yasubira inyuma iherezo yakongera agasubira mu gakiza. Aha Calvin aremera icyo twita predestination, gutoranywa isi itararemwa, kumenywa n'Imana mbere y'uko imfatiro z'isi zibaho. Ibyo ukora byose niby'Imana yakugeneye. Uyu ni Calvin ubivuga, abivuga ngo Imana izabazakizwa izina batazakizwa. Dore imirongo bahagarariraho ababitwa ba Calviniste: Yohana 10:28, Abaroma 11:29. Handi yavuga ngo abo yamenye kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatoranije yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije abahaye ubwiza. Ibyo byose ni amagambo ya Calvin. Abafilipi igice cya mbere 6 harya avuga ngo yatangije umurimo mwiza muri mwiza urangiza ku munsi wa Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 5, Abaroma 8:35, ndetse muri Yohana 17:6. Ayo ni amagambo ni bice ni mirongo abakalviniste bahagarariraho. Ariko turebe witwa Arminius, umuholande w'umuteoloje, uhamya ko umuntu ashobora gutakaza agakiza burundu kandi akarimbuka. Agakiza Arminius waravuga ngo ushobora kugatakaza kandi ukazarimbuka. Inyigisho za Arminius zemera ko ubushake bw'Imana ari uko abantu bose bakizwa, kuko Kristo yapfiriye bose. Urwandiko rwa Paulo yandikiye Timoteyo 2:4-6, Abaheburayo 2:9, urwandiko rw'Abakorinto rwa 2:5-14, Tito igice cya mbere 11-12. Imana itanga ubuntu bwayo kuri bose. Agakiza ni umurimo w'Imana itangira ubuntu ku muntu wese ufite imirimo myiza kandi ukwiye. Umuntu rero afite uruhare rwo guhitamo kwakira ubuntu bw'Imana cyangwa akabwanga. Imbere y'irembo ry'agakiza Arminius waravuga ngo handitseho ngo ushaka wese naze yinjire. Iyo winjiye ukijijwe uba ubonye agakiza. Usanga imbere handitse ngo twatoranirijwe muri we isi itararemwa, twatoranijwe nk'uko Imana yabimenye kera. Ibyo biza ari uko winjiye, ari uko wahisemo kwizera Yesu. Kubera uko kumenya ko Imana yamenye abazinjira mu gakiza bakemera ubutumwa bwiza, ibatoranyiriza kuzaragwa cyangwa se kuzinjira mu bwami bw'Imana. Kuko twavuze hariya mu Baroma 8:29, kuko Imana yakumenye ikagutoranya ari bizi kuzinjira mu gakiza.
uwanze agakiza azarimbuka. Yohana 6:40, Abaheburayo 2:3. Hahandi twavuze kare kugakiza uwanga kuva wa muburo kuri 6:4 w'Abaheburayo. Igice cya 10:26. Nimba wanze warumvise urashaka ngo agakiza ukabone gute? Warabwiwe wanga kumva. Iyi mirongo yose ivuga abantu bana abakristo nyuma bagasubira inyuma bagatakaza agakiza, kuko umwanditsi w'Abaheburayo avuga kuri 10 hariya 39 abasubira inyuma basubiye inyuma mu nyigisho za Kiyahudi. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorenti igice cya 10 wa mbere uza kwa 12 haravuga ngo bose inshuro zitanu bose, ariko bagera ku murongo wa 5 ariko bose Imana ntiyabishimiye. Dutinye rero ejo tutazatakaza agakiza bamwe Imana ntibishimira. Iyo Paulo avuga ngo bose, iyo wumva iryo jambo Paulo yabwiye Abikorindo ukumva ngo bose bangoye kuri y'amazi, bose bakurikiye cya gitare, bose barafashe urugendo. Erega abantu benshi bari mu nzu y'Imana kandi barabatijwe, ariko siko bose Imana ibishimira. Kubera iki? Nuko basubiye inyuma. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cagicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose babatirizwa muri ico gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira ibyo kurya by'umwuka na byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cabakurikiraga, kandi ico gitare cyari Kristo. Umurongo wa 5, ariko abenshi muri bo Imana ntiyabishimiye, nico catumye barimbukira mu butayu. Ntukajye ureba ngo ubwo umaze iminsi mu nzu y'Imana, ntukajye ureba ngo ubwo wabatijwe, ntukajye ureba ngo ubwo wasangiye n'abandi ifunguro ryera, ntukajye ureba ngo ubwo wakoranye n'abandi mirimo y'Imana. Icyangombwa ni ukuba warakiriye agakiza, kandi ako gakiza ni Yesu kakubuza ibyaha, kagutandukanya n'ibyaha, nibwo utazarimbuka. Reka dusoze iki cyigisho cyacu cy'agakiza tukubwira ngo agakiza gafite isoko cyangwa se gafite amariba. Niko gahandi twakubwiye ngo hari isoko idudubiza. Dusoke tuvoma n'ibyishimo ku mariba y'agakiza, kuko kw'Imana kuzanira abantu bose agakiza kwarabonetse, kutwigisha kureka ibyaha, twitandukanye n'icyaha icyo ari cyo cyose, tubabera. Yesu naza azatujyana mu bwami. Imana ibafashe kuri aya magambo ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Pastor, urakoze kutuganiriza, ndumva nta kindi kintu nakongeraho. Imana iguhereze umugisha cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha namwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.